mwita ya mpano bandi bakamwita wa boy. Muramuzi cyane. Ya mpano n'umusore w'umuhanga. Sinamwita ko nka ari mushyashya mu muziki kuko n'umuntu umaze kugira experience. Ndagira mbanze mbabwiyeho gato. Ya mpano n'umusore ukomoka mu karere ka Nyamasheke, mu murenge kwaso Isirangiro mu murenge wa Irangiro murahazi abeshi ahantu bita Cyazo, ndakeka agahanda kajyayo kajya hano bita Irangiro. Ya mpano n'umuntu wakoze urugendo rurerure bro ndabikubwiye. Ya mpano n'umuntu wakoze urugendo rurerure kuva hari ahantu uzi Kigali. Man, uriya mwana nubwo mumubona reka kumwita umwana n'umuntu w'umugabo kuko n'umuntu wakoze urugendo rurerure. Abeshi ntago mwari mumuzi pe. Abatazi ya mpano umusore wakomotse ari Cyangugu. Nongeye kubaha ikaze kuri Yego TV abakunzi bacu mwebwe muri Iburengerazuba, Iburasirazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru, ndetse n'abari hirya y'ibwota Masimbi aba diaspora. Mwebwe ewana umunsi ku munsi mutwereka ko turi kumwe. Ndagusabye wowe utarakora subscribe, share and comment ubikore ubu ngubu kugira ngo ugire ibi biganiro byiza tukugezaho kuri Yego TV. Uyu munsi tugiye kuganira munsi ufite ikiganiro cyiza kiryoshye. Tugiye kuganira ku musore w'umuhanga. Uyu munsi niwe musore ngiye kuvugaho. Mwita uko ushaka, bamwita ya mpano bandi bakamwita wa boy. Muramuzi cyane. Ya mpano n'umusore w'umuhanga. Sinamwita ko nka ari mushyashya mu muziki kuko n'umuntu umaze kugira experience. Ndagira mbanze mbabwiyeho gato. Ya mpano n'umusore ukomoka mu karere ka Nyamasheke, mu murenge kwaso Isirangiro mu murenge wa Irangiro murahazi abeshi ahantu bita Cyazo, ndakeka agahanda kajyayo kajya hano bita Irangiro. Ya mpano n'umuntu wakoze urugendo rurerure bro ndabikubwiye. Ya mpano n'umuntu wakoze urugendo rurerure kuva hari ahantu uzi Kigali. Man, uriya mwana nubwo mumubona reka kumwita umwana n'umuntu w'umugabo kuko n'umuntu wakoze urugendo rurerure. Abeshi ntago mwari mumuzi pe. Abatazi ya mpano umusore wakomotse ari Cyangugu. Ya mpano umuntu wakoze urugendo rurerure twari rworoshye. Ya mpano umuziki wiwe nkeka ko yawutangiye kiri umwana, zari ndite ko zari inzozi ziwe tu birangira azikabije. Yababwiye story yiwe y'uburyo yaje mu mujyi wa Kigali, uburyo yaje imodoka ikamupfiraho muri Nyungwe n'icyo ari Sereri agera i Kigali. Papa wiwe ashaka kumusora mu zamubwira ati wageze hano gute wacyana iki n'iki. Umubyeyi mama we ati mureke orizagwira mumureke orizagwira. Yakomeje urugendo rwiwe muri uyu mujyi wa Kigali rwa muzika. Reka duhera aho ngaho. Ya mpano nge nkimumenya bwa mbere namumenye mu ndirimbo bita Priave niyo ndirimbo nibuka yakoze. Indi ndirimbo ya mpano twamumenyeho cyane indirimbo yakoze Uworizagwira. Abeshi mutazi ira ndirimbo ya mpano Uworizagwira uburyo yayikozemo. Ira ndirimbo yayikoze bitewe na story yagiye anyuramo. Haraharirimba ngo imodoka imupfiraho muri Nyungwe. Ruriya ni urugendo rwa ya mpano. Ruriya ni urugendo rwa ya mpano yakoze rutari rworoshye. Yongera dutamo indi ndirimbo uwo muntu ni indirimbo nziza cyane. Indirimbo yakoze ku mitima ya benshi. Ni indirimbo yakuranye ubuhanga, kambyita ubuhanga. Ya mpano n'umuhanga nimbikubwira ubibyumve unabibone. Ya mpano n'umuhanga. Ya mpano akimara kudutama uwo muntu adutama indirimbo ewana bita ndi kwikubita. Ntago mbizi niba ndi kuzikurikiranye ko zimeze, ariko izo nizo ndirimbo za performance twamumenye 2023
2023 na kane ya mpano naho hantu hatangiye gukorera ibitendo. Ya mpano twongeye kumwumva mu ndirimbo ngo bitaka ngo kabucura ngo abiwabo bagakunda kubi ya mpano niyo ndirimbo twamumenyemo bayita bucura niyo ndirimbo abantu nabo bavibinze bakunze cyane. Niyo ndirimbo ya mpano yakoze abantu barayishimira cyane. Wari zagwira yari fresh, uwo muntu yari waneza cyane. Wana bucura noneho azabatamo, urumva. Indi ndirimbo ya mpano ngiye nakunze cyane ni indirimbo bita si ibyanjye gukunda, si ibyanjye. Ya mpano yo ndirimbo nayo yakoze nziza. Indirimbo zose za ya mpano ni nziza. Noneho indirimbo yakoze noneho ya Danje bayita ngo yakoranye na Papa Cyangwe. Noneho mungu ngo wumve ngo avuye Bushi afata Kigali mu murwa. Ya mpano akimara gukora ngo ni indirimbo nkeka ko indirimbo yamwinjiza mu bihe byiza. Ariho yagize amahirwe ya mpano yo guhura na The Ben. Mu kiganiro twakoze ubushize nabwiye ko The Ben yafashe ya mpano yagize 2024 tuyisoza. Ya mpano niwe mwaka, reka mbivuge ku giti cyanjye, nawe nareba n'iki kiganiro ndabiza azakira bazatira na commentaire. Ya mpano umwaka 2024 no umwaka wamugendekeye neza mu myaka yiwe yose. Turangiza uyu mwaka ya mpano ya performance muri BK Arena, ngiyewe ndashidikanya ya mpano tumuhaye n'amahoro yanayuzuza bro. No muhanga ko bamwita wa boy. Ngiye hari n'umunsi ndajya mukubita ndajya nongera akantu ti ewan no mushi wa boy w'umushisha, uramuzi. Ya mpano 2024 ni umwaka wamugendekeye neza turimo turangiza uyu mwaka. Ya mpano performance yakoze muri BK Arena yari nziza. Wowe utarabirebye, nimba utarabirebye wakihutira kugera kuri channel yacu. Hariyo performance ya mpano kuri Yego TV yakoze muri BK Arena. Ya mpano yageze stage nabwiye biramuringa, abona urukundo rw'abanyarwanda, abona urukundo rw'abafana, aribaza ngo ninjye waboye, ninjye wa undi wavuye Irangiro Nyamasheke iyo ngiyo nkaba ndi gukubita Arena. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu. Ya mpano ajya ngo sinzi nimba uri kumva icyo kintu, nange sinzi nimba uri kumva icyo kintu. Ya mpano 2024 yamugendekeye neza. Nimba utamuzi, hari indirimbo bita ngo yakoranye na Papa Cyangwe. Wahita ewan aho ngaho rwose wahita ko unamumenya cyane. Ya mpano kanyite nk'indirimbo yindi yaje gufatanyamo na Fireman, urumva. Na Fireman bakoranye indirimbo nziza cyane, indirimbo nziza cyane yaryoheye abafana. Indirimbo bita Zikana. Zikana ni indirimbo nyine ya mpano mbona yakoze neza. Indirimbo man ifite ubutumwa bwiza, ifite good message man. Ya mpano no muhanga. Ya mpano ndabikubwiye aho uri hose. Nimba utaramenya ya mpano, jya kuri YouTube channel yawe urebe ya mpano. Ni ya mpano no muhanga, yaba mu myandikire yaba mu kuririmba. Ya mpano no muhanga. Ya mpano reka mbyite gutyo ngo ya mpano ni naryo zina ryiwe mu muziki. Ni umuntu abantu benshi batakekaga yuko ashobora kuba yazamuka tukamubona akora good performance. Ya mpano yari yaranze kwitabira ikindi gitaramo cy'umuhanzi muri Arena. Baza ngo gute? Ya mpano nabyita nk'ari nk'isezerano yarafitanye n'Imana, cyangwa se bitewe n'uburyo wehe n'umutima wiwe. Ya mpano
yumvaga ko agomba kuzajya muri arena agiye gukora performance. Nkeka ko byaramuhiriye n'Imana ibimufashamo bibi bintu byiza. Abanyarwanda baramukunze ewana, urumva yabaririmbiye ngo zigukundwa ngo n'umurundi kazi. Umva ya Mpano ari mu bantu 2024 mu gitaramo cyabereye muri BK Arena. Ya Mpano yakoze igitaramo cyiza cyane cyatumye abantu benshi bamumenya. Ya Mpano hari ikintu kimwe yagarutseho kuri Bruce Melody. Benshi mwabivuzeho ngo ya Mpano ngo gutavuga Bruce Melody ngo nagamuzi. Ya Mpano impamvu avuga ko atazi Bruce Melody, nagira ngo nkubwire iki kintu. Kuba atamuzi ni mu buryo bw'umuziki, sibyo? Kuba muzi aramuzi, kumureba niki aramuzi, ariko mu buryo bwa industry aba mu munsi ku munsi nabara nkaho nyine ntagamuzi, kuko ibyo yavuze no kuri ya Mpano bura nta muntu yahishe. Yavuze ukuri uko abyumva, kandi nanjye niko navuga mbaye ndi umuhanzi. Niyo naba ndi umuhanzi mu bindi bintu wambaza umuntu mbaye naramukeno support, mbara nkaho yamusabye sino kumusaba ya nubwo buryo nabivugamo, sino kumusaba. Ntago nyine yaramusabye ariko ntago yamwingenze, ko yaramusabye ngo bakorane indirimbo bakore remix indirimbo bita ndi kwikubita. Iriya ndirimbo yari nziza. Wenda Bruce Melody ntago yabihaye umwanya, kuba baramukoresheje ikiganiro akavuga yuko atazi Bruce Melody nibyo koko ntagamuzi, kuko aho yari kwemeza ko amuzi nuko ibyo yaba yaramusabye ari kuba yarabisize mu bikorwa. Bruce Melody akamwemera yuko bakora remix, cyangwa se niyo atari kumwemera agombaga kumubwira yuko bakora indi ndirimbo yindi, ntibakore iyo remix bita ndi kwikubita. Byari kuba byiza. Ya Mpano kuba yaravuze ngo sazi Bruce Melody ni byiza, ntago nyiramuzi. Aramuzi kuba mubona agenda, ariko kuba wenda nta support aramuha. Yanshima ko Ya Mpano buri yavugisha ukuri, ari mu bantu bavugisha ukuri nyine icyo abonye akivugira aho ngaho. Ya Mpano urugendo rwiwe nkeka ko amaze kugira indirimbo bita ubucura, imaze kuzuza 1 million. Tukajya ku ndirimbo yiwe bita ndi kwikubita ifite 1 million. Umva ko Ya Mpano ibintu ari kwikora mu gihe gito cyane, ari kubikora mu gihe gito. Si byanjye nayimaze kugira 1 million. Nono indi ndirimbo ya Mpano nakita ko inarenze kuruta isindi. Ni indirimbo bita ngo featuring na Papa Cyangwe. Mu kwezi kumwe Ya Mpano amaze kuzuza 2 million. Ya Mpano 2 million, urumva mani mu gukora mu kwihiringa. Ya Mpano indirimbo bita ngo na Papa Cyangwe imaze kuzuza 2 miliyoni. Mani uyu musore no muhanga arakora cyane. Kugera iyi saha Ya Mpano afite indirimbo nshyashya, afite indirimbo nshyashya bita mbwira. Iyo ndirimbo ya Mpano iri hanze kugeza ubu ngubu nshyashya. Iyo ndirimbo irimo irakundwa, irimo trending ahantu hose, yaba kuba DJ, yaba kuba aba disque bana bangabo ku mihanda, yaba mu birori bigiye bitandukanye, mu ba DJ bakora mu tubari. Ya indirimbo za Ya Mpano nizo. None indirimbo bita ngo niyo ndirimbo irimo iraca ibintu hanze. Ku kwezi kumwe tubonye ko imaze kuzuza 2 million. Niyo ndirimbo irimo irakora ibintu cyane irimo irakora ibintu hano hanze. Nkeka yuko Ya Mpano 2025 ayinjiyemo neza. Impamvu mvuga ko Ya Mpano 2024 tuyisoza yamugendekeye neza, ndacekira imyaka nk'itatu Ya Mpano ari yo myaka yamugendekeye neza mu bijyanye n'umuziki wiwe. 2025 mwitege ikintu kidasanzwe kuri Ya Mpano. Ya Mpano akimara gukora igitaramo muri BK Arena,
ya mpano agiye, si uvuga ngo agiye, afitanye indirimbo indirimbo na Tiger The Ben. Ni indirimbo igomba gusohoka muri uyu mwaka ya The Ben na ya mpano. Ni njye uko mbibona iyi ndirimbo izasohoka ya mpano na The Ben. Reka ntangire nayibarira. Ni indirimbo ngiye mbona ishobora kuzaba hit y'umwaka. Ibaza ko ndi kuvuga ibintu bitaraba. Ariko ya mpano yamaze kutubwira ko indirimbo agiye gukorana na bafitanye indirimbo na The Ben bagomba gukorana uyu mwaka. Impamvu mvuga ngo iyi ndirimbo igomba kuzaba y'umwaka ni iyi. The Ben turamuzi, ya mpano turi kumubona ibintu ari gukora. Ni indirimbo ngewe ndashidikanya ko igihe cyose bazayishyira hanze y'umwaka igomba kuba hit. Tugomba kurangiza umwaka wa 2025 ariyo ndirimbo dufite iri muri top 10 hejuru cyane mu Rwanda. Ni indirimbo tuzaba dutegereje turi benshi abanyarwanda hafi ya bose. Indirimbo ya mpano izasohoka 2025. Tugomba kurangiza uyu mwaka ya mpano asohoye indirimbo ari kumwe na The Ben, kuko ni indirimbo izaba yakoranye ubuhanga. Sinzi umu producer uzaba wayikoze, sinzi uzaba wakoze mastering, ariko mastering nk'ibisanzwe ni Bobo Pro. Basha no ishoborwa no gukorwa none ntago tubizi, ariko mixing ya mpano tuzi kwikorwa na Bobo Pro na The Ben twumva ikorwa na Bobo, ariko ntago tuza aba bagabo aba bahanga. Iyi ndirimbo izakorerwa, iyi ndirimbo ishobora kuzakorerwa ngiye ko mbikeka ishobora kuzakorwa na producer Keys, cyangwa igakorwa na Package, cyangwa se igakorwa na Element, ntago tubizi. Cyangwa se iyi ndirimbo ishobora kuzakorerwa no muri Wasafi, ishobora kuzakorerwa no muri Nigeria. Sinzi nimba uri kumva icyo kintu ku ndirimbo ya mpano agiye gukorana na The Ben. Niyo ndirimbo mbona izaba iri top. Ndagusabye iyo ndirimbo nawe kuzayireba. Ntituzi, ariko ntituzi igizasohokera, nimba rejo ariko uyu mwaka iyo ndirimbo igomba kujya hanze. Ayo niyo makuru ya mpano twari dufite. Ndagusabye wowe utureba umunsi ku munsi kuri Yego TV ko wakora share and subscribe, ukajya kukazogera, ukajya ureba notification, amakuru meza tukugezaho umunsi ku munsi. Ciao turabakunda cyane, igihe banyita baba.